kandi nawe ufite izindi nshingano zikabaye n'ubukora. Yararwaye yapimaga ibiro 120 ariko apfuye nta n'ibiro 30 afite. Imana iri mu gihugu nta kindi nakongeraho. Abantu baturutse iwacu namufashe umwanya mbashimiye mbibwe ku mutima wanjye kutuba hafi. Ntabwo biba byoroshye birenze Yesu amugisha. Kubyara Chantal umwana wanjye uvuga neza umwana wanjye ariga aze kujya kansiya uriya ntari ingore niba nageze muri telefone yanjye ndareba vuba bafata mu kansipe tuzi n'ikindi ntarashobora kuba byarangiye ariko simbizi ntabwo ndi kubihamya. Nuko ubwo arambwira ati ok ikabume noneho ndaje mwoherereza ikibonke azabarebe. Ambwiye ko ajya kohereza umuntu w'umugabo numva ngize morali ndikabuma ndabwishe ndongera nsubirayo maze kumva wapitsa ngabaye ubutaka biranshaka. Nibwo mpise mfata telefone mpamagara Ndahiro Valens papi ndabwira papi niya pampi yanjye mwana ntikamisa ishobora kuba birangiye ubwo twitanaga amapampa abantu bari babizi. Papa arambwira ati gitifu banyita gitifu hano mu ya gitifu ibintu uri kuvuga ni ukundi ndabwira yes ntabwo ari kuvuga nanyeganyega ati oke ati niba ari uko bimeze noneho reka ngufashe inkuru y'itangaza. Nuko sinzi ibyo mama yantumye nkomeza kugenda mu kugenda ariko numva nasubira inyuma nkajya kureba ko umuntu akiri muzima. Gusa kibonke yarabageze mfite icyizere nk'umuntu w'umugabo ndamutambuza ndagenda mwikurura akenda kumbi kibonke nawe nakabaraga ntabwo yishobora n'umunyabwoba arambwiye ngo ntabwo ndeba ubwo ndagenda mu ntebe ndicaye nakira ko Chantal yapfuye. Gusa mwabantumwe nabayeho nk'imfubyi muri uyu mujyi. Umuvandimwe nari mfite ni Chantal nabayeho mbabaye umuntu wakozaga ni Chantal mbuze inshuti mbuze buri kimwe kandi Imana izamfashe mbe hafi abana be kuko ntiyigeze atererana inshingano zanjye kuko nanjye nzarera abana. Urakoze. Arakoze cyane Cindy. Ubwo ubuhamya bwe buje agahinda kenshi ariko biragoye cyane kuba umuvandimwe mwabanye muri ubwo buzima. Biragoye cyane kubura umuntu mwasangiye kabisi n'agahiye. Nk'uko Apotre yabivuze umenyero ni imfubyi ariko n'ubu aracyapfusha umuntu akababara byakira muri kano kanya. Rero ndagira ngo nanone twakire umwe mu nshuti yazanye kubyara Chantal, umuntu baturanye igihe kinini, Mama Kariza. Niba ari hafi natambuke. niyo mpamvu mpamagaye Imana ikora ibyo abantu badakeka mu buzima bwawe rata yikorera ibyo abantu badakeka ikomora ubuguma mu mutima wawe ko abantu ntibwiriza ikorera rata niyo yonyine itagira agaharo mama niyo yonyine ituma amabwiriza avuga ngo ni ubuharwa yicaranye n'Imana data. Ndagarutse ku ijambo ryo twasomye ntaza kubarambira ijambo se n'ubwo umuntu w'Imana wese kumfasha kagira ahantu kicara muri wowe navuge mu bayopeni navuge muri gahunda panga cyushyiramo n'urupfu karabyoshye. Okay, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ambara neza nta kibazo, rya neza nta kibazo, ibyo Imana iguhaye nta kibazo. Ko nta munyakigarurya nabi oya nta munyakigarurya nabi, turya neza
zibidaga ariko zirarunze. Yesu ahabwa icyubahiro. Bibi bice nta kibazo. Ukiteraho fondeti kutukuragana rwawe rumwe n'akawunga karukamwe nta muntu umenya ibyawe birimo nta kibazo nyakiga twese tumenya neza ariko ukora byose ariko nurangiza ugira nibuze iminota 30 mu cyumweru uvuga ngo ariko hari urupfu ahantu reka mubwire hari urupfu ahantu nyakubyaro bari Imana yamugejeje ikintu bari kumwe ntabwo ari amasengesho yasenze reka ntabwo bari kumwe n'amasengesho yasenze ibyo ntubimeke twicaye muri Bibiliya ntabwo bari kumwe n'ibindi bintu byose ikintu bajyanye na nyakubyara ngiye gucukibutsa ni imirimo yakoreye Imana. Imirimo yakoreye Imana niyo bari kumwe ahantu ari nawe uherekeza niba runaka kubwira ngaragukunda n'igisa aragukunda ariko hari ahantu mutagerana. Papa yarapfuye amaze gupfa na mama arapfa twabanaga mu nzu barangije bamuzanye igipfundikizo cy'isanduku bagishyira ahantu hatagaragara binjiye ncanye itara ngo hatabona nkora ku gifunga isanduku hejuru induru nyihumurwa kandi yari mama nakundaga atwara abanaga mu nzu urunyabo ntabwo rumenyerwa ntirumenyerwa rwaba urumenyerwa twarumenyera ko ntirumenyerwa ariko nta hantu twarukira ahubwo nimureke twiyakire tumere gutya tutababara nka babandi badafite ibyiringiro rata sibyo rata nitubone n'abantu badafite ibyiringiro none se reka mubaze akantu kamwe niba muri gahunda yacu n'urupfu rurimo kandi iyo umuntu apfuye akaba yaherekezwa n'imirimo rata nta cyemezo wafata cyo kugwiza iki nta cyemezo ariko mbariza mugenzi wicaranye rata inshuti ya Chantal nta cyemezo twafatanye nawe cyo kugwiza imirimo rata ku magambo abiri navuze niba tuzatungurwa n'ibintu bibiri kwisanga mu ijuru abo twabonaga twatekaga ko bazaba ariyo badahari kwisanga mu ijuru abo tutakekaga ko bazaba ariyo kubera ko tubazi mu byaha mu busambanyi mu bujura kuki tukabona bicaranye n'Imana data tukaba bimeze gutya waretse rata muri iyi sanduku umuntu ajyamo muri za metero ebyiri tukishakira imirimo wanyemera ukanyuza amakanya kamwe ugasura abarwayi wabuze kandi harimo abantu muri hano mwaje kubera ko umwuka wamaze kugera mutarigize munamugemurira nimuvuge ko Imana tubabarije. Harimo abantu mwaguze indabo mugura ibintu byose ubu ntabwo abana be bazongera kubabona muti pasiteri yatucyuriye ntabwo nabikora ndi umuntu w'Imana ahubwo nakwibitsa garate sibyo vuze nabi dukomeze ijambo ry'Imana n'itetsose tujyana mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 14 umurongo wa 12 munyemerere nsome haravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera kwa Yesu numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika ibi ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Twumvise ijambo ritubwira ko gupfa harimo ibintu bibiri. Icyambere kubari mu mwami wacu Yesu Kristo ngo harimo guhirwa kuko aravuze ngo hahirwa bapfira mu mwami ngo umwuka arabihamya ngo aravuga ngo kugira ngo harimo n'undi murimo witwa kuruhuka. Ntabwo Chantal azongera kubabara ngo ntiyariye, ntabwo Chantal azongera kubabara ngo minerivare ngo kwidepurasa n'ibindi bibazo bindi, ahubwo ngo harimo kuruhuka mu gupfa, ngo baruhuke imiruho, baruhuke n'ibintu by'imihati. Sinzi imihati yahuye nayo uko ntabwo twari hamwe, ariko ibyo byo byose mu isi ntabwo ibibuze. None ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati, ngo umwuka arabihamya ngo ngo kuko imirimo yabo igiye igize gute ibaherekeje. Ndashaka kuvuga ku mirimo yawe iya Chantal ubu ntakibasha gukora no kuvuga, iyo yakoze niyo yamuherekeje. Ndashaka kuvuga ngo niba twavuze ngo muri gahunda zawe ujye upangamo na gahunda z'urupfu, uyu munsi bya Chantal birarangiye, ejo ni wowe. Ibwira umutima ngo ejo ni iki, none se imirimo yawe iherekeze ejo ni iyihe? Ndagira ngo nyuma yo gutaha kuva mu mubiri kwa Chantal nyakubyara utangirane n'Imana urugendo rw'imirimo no kuyikorera, ubonera umwana umwanya. Umva ngarutse ku muryango wa Chantal nyakubyara, ndababwiye ngo nimwihangane nimukomere, mitima yanyu ihumure. Chantal niba yakoreye Imana kuko afite imirimo kandi izina rye mu gitabo cy'ubugingo tuzongera
Chantal ari hano kugira ngo akubwirize uyu munsi. Hindura imirimo, kora akazi kawe ariko ugira imirimo izaguherekeza. Muzajyana muri iriya sanduku, muzajyana muri iriya metero ebyiri, muzabana akaramata kugeza Yesu agarutse. Umva abana n'abantu neza, amahoro, witara inzangano, oroshya ibintu mu mutima wawe, oroshya, witigana n'ibintu biremereze muri wowe. Iyo umuntu apfuye ntabwo agaruka gutyo. Umva nkubwire, imirimo ngo izagenda ize gute iduherekeje. Ngiye gusenga. Hariho kuvuka undi muhango hakabaho gupfa. Ese umunsi wawe uhagaze uti? Tugiye gusengera ibintu bitatu. Icya mbere, tugiye gusengera abana ba Chantal n'umuryango we. Icya kabiri, tugiye gusengera inshuti za Chantal. Icya gatatu, tugiye gusenga Imana duha imbaraga zo gukora imirimo no kubwiza imirimo. Sibyo rata? Imana ibaha umugisha. Haguruka dusenge. Imana y'amahanga, Imana ishobora byose, Imana y'ubuntu, Imana ikiranuka, ijambo ryawe ni ukuri kandi ntabwo rihinduka. Ndasenze kubw'icyubahiro cyawe Mana, garagara mu ruhande rwa buri muntu wese. Ineza yawe tugote, dutwikirize umwuka wera nk'abana ba Chantal, ukurira mu biganza bye kandi ubarere, ubagaburire, ubamenyere minerva, ubamenyere buri kintu kimwe na kimwe cyose. Mu izina rya Yesu duhumurisha umuryango wa Chantal ukomeze, babe bugufi, begere, barwanirire, bagutisha umwuka n'umuriro mu izina rya Yesu. Kandi ubutsinzi bw'Imana bubabeho. Dusengeye inshuti ze bakomeze, bazazirikana abana kandi babibuke mu izina rya Yesu. Sengera umuntu wese uri aha hantu, Mana umubere Imana, umubere imbaraga. Chantal yarazwe n'abantu benshi, buri wese waruzwishe Chantal. Mana turamusengeye kugira ngo ubwo yumvise iyi nkuru komeze umutima we mu izina rya Yesu. Kandi turakwisabiye, duteze ibiganza imbere yawe, uduhe kugwiza imirimo, uduhe kugukorera by'ukuri mu izina rya Yesu. Maze ubwo uzagaruka Kristo uzatwishyire nta munganyari, nta n'ikizinga kituriho, ahubwo imirimo yacu ikwiriye kandi igwiriye imbere yawe. Urakarama ko ubikoze, ugize neza gusoza ibyo mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana turishoje twabwirizaga, ndagira ngo nakire umuntu uhagarariye iyi gahunda turimo. Makumyabiri zingahe hapfuye nyirakuru, muri mwe harimo umwe waje kudufata mu mugongo. Akihava arambwira ati vayo hano turi turyana. Agenda ajyaho yicaye ariko ukabona arimo arahontobera cyane, nuko turicara. Kuko hari ukuntu yaryamaga, uko njye nabonye muri icyo gihe gito, agasa n'ubuhondobera, agasa nk'ujya kure. Noneho nashatse no kubwira mama we, ariko muri mu myiteguro nyabaki. Ngeze aho umvana nk'abantu yabaye basa n'ufite murakumva ndabaca intege ndabyihorera. Ndangije kagira ndamukomeza n'umufataho turaganira. Noneho hari ikintu yabaye asa nk'ushaka kumbwira, nuko tutagihaye agaciro. Ageze aharambwira atari kuruta gushaka hano wowe na mama na Shafi. Ahamagara ati Shafi, akabahamagara ariko ukabona none abantu bari turasa nk'abibereye mu byacu tutabyitayeho. Ati hari ikintu ushaka kuvuga ariko tutwabiha agaciro cyane. Ariko noneho arambwira ati noneho urarara. Rero kubera ko hari abantu bafite imodoka ejo nzajyana nabo, ntabwo ndi burayi. Ati se kunagira ngo urare tuganire. Rero buriya nzaza tuganire nabiteguye neza. Uko namubonaga maze igihe kurusha abantu cyane, nkabibona numva mbaye nk'umucakaho. Ariko nyine umuntu yagize ngo bace intege, nkumva ko bafite murazi. Ariko njyewe ngenda nsa nkaho namushakaga, kuko narabibonaga nkabona gahunda wareba uko yanganaga, wareba n'ubwo bwaragezemo ukabona nta mahirwe menshi yo kuba yawe. Ariko ubwo igihe cyari iki, ubwo rero kwe nongeye kugaruka ngo tuganire, yongera nganiriza. Nubwo nibwo namubwiraga ati se umwenda wawe noneho se uvuyemo, ntitumva mbohotse byari byaramboshye, umwenda wawe ntiwamuvuyemo. Ati nta kibazo, reka niyo kurondogora tuvuge. Ariko nabyo biba bikiri umwirondoro we
Amazina ye rero ni Nyakubyara Chantal, yavutse mu 1986, avukira mu kagari ka Gakoni, mu murenge wa Kiramuruzi, mu cyahoze cyitwa Murambo ubu ni Gatsibo. Ise yitwa Munyaneza Eric, nyina ni Mukamurenzi Serafine. Noneho akaba asize abana babiri, harimo uwitwa Shafi, uwitwa Shafi Manzi niwe muhungu mukuru, umutoya yitwa Teta Sharifa. Nabo bana rero urumva ko mu rupfu ruteye agahinda kubera aba bana asize bakiri bato. Akaba rero tabarutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2023, aho yari atuye rero niho yari atuye. Ubu rero akaba asize uburwayi rero wenda bamurwaje barashaka barabwo dufashe arabitubwiraho, ndumva n'ibindi bagiye bababwira. Ubu rero niwo mugeza Imana kubafasha. Arakoze cyane Innocent uhagarariye umuryango wa Nyakubyara Chantal. Ntabwo byoroshye mu bihe nk'ibi ngibi kuko umukozi w'Imana Apotre Emmanuel yabivuze, kuko urupfu ntirumenyerwa. Innocent uko abibabwiye mu bishe abo mu muryango yagiye apfusha amasenge bakunze kuba ari abakecuru, kuba uri mutoya iyo mbona nkuruta, rero usajya unyubahana ngo uri masenge. Nyuma naje kuhava ndagenda, Chantal kongera kubonana, yarabaye umubyeyi nanjye ndi umubyeyi, tukajya tuvugana ariko bitari cyane. Inyuma aza kumbwira ngo yararwaye, namusuye mu rugo asanga yari amaze gusa nkaho ataramera nabi, nyine asanga afite icyizere cy'uko azakira, ariko akavuga ati mfite ikibazo mu maguru niyo asigaye, ati ariko nzagenda nzagusura, ati nzakugeraho mu rugo nubwo ntahaza ariko ngiye mfite ideni ry'uko nzagusura nkamenya. Ati ayo maguru mfite icyizere ko azakira niyo nyina ahura. Hano itsinda bisi Satani nzayinesha, nzahaguruka. Nuko naratashye ngera mu rugo, nyuma arongera arampamagara vakanse zari zigeze, bamwatereka mwoherereza Teta agusure. Umwana yaraje, uriya mwana azi ubwenge mureba nubwo ari mutoya, yarebaga abana banjye akavuga ati shaka ukuntu mwatese mwigize ibitesi, ati ariko muzi imbere ukuntu hazaba hameze, ati ntabwo muzi ejo ukuntu biba bimeze, ntimugatete ngo mukabye, umurarira ngo umugati ngo iki cyo mubonye mujye mufata icyayi munywera ngo ntabwo muba muzi uko bizagenda. Nyuma amaze nk'icyumweru kirenga akomeza avuga ati nkumbuye gutanshaka mama ararwaye. Ati mama uzi ko ariko yigeze kurwara nijoro akaremba, agiye guhera umwuka agashaka gucana itara bikanga, nkabyumva nkabyuka njye nkafata amazi nkamusukaho mu buriri akazanzamuka. Ati kandi yambwiye ko azangurira, ngo yambwiye ko azangurira niba ariyo gati sinzi ikintu yambwiye. Ngo umwana ageze akomeza ambwira ngo ashaka gutanga kumbiye mama, ariko nguze umwana na nyina. Mpita mwohereza nyine arataha. Chantal ngo derukana kuvugana nyine mu minsi ya nyuma y'uko umwana yamugeragaho, ariko mba afite nyine morali kwa kuri kwanya yuko namubonaga bene ukuntu yari ameze na morali ye, numvaga nta cyizere mfite. Agiye ari umuntu wari ufite icyizere, nta kwiheba nta kera kumenya yabaga aryamye, gusa nta kindi namwifuriza ni uruhuko ridashira. Twese niyo nzira, nta muntu uzarama kuri iyi si, tugomba natwe gutegura ejo hacu, ntabwo tuzi uko bizagenda, twese turi abagenzi.
kandi mwakoze mwese kuza gutabara umuvandimwe. Murakoze. uyu muvandimwe bari kumwe Cindy nawe yagiye kuri gahunda kugira ngo itaza kumugora agaruka, ndagira ngo akomerezeho. Murakoze. Isashimwe. Mbere mbanje gushimira abantu bose babashije gutabara Nyakubyara Chantal. Nyakubyara Chantal ni inshuti yanjye yayindi y'inkoramutima kuko twitanaga amapampi. Nuko ubwo arakomeza ararwara kugeza ubwo nanjye nihugiraho mu kazi. Hashize iminsi aramukansi yawe uriya nari ingore niba nagende muri telefone yanjye ndareba vuba vuba ndamubwira nti tuzi n'ikindi Chantal ashobora kuba byarangiye ariko simbizi ntabwo ndi kubihamya. Nuko ubwo aravuga ati okay ikabume noneho ndaje mwoherereza ikibonke azabarebe. Ambwiye ko ajya kohereza umuntu w'umugabo numva agize morali ndikabuma ndambwishije kongera nsubirayo maze kumva wapitsa ngabaye ubutaka biranshaka. Nibwo mpise mfata telefone mpamagara Ndahiro Valence papi ndabwira papi niya pampi yanjye mwana ntikamisa ishobora kuba birangiye ubwo twitanaga amapampa abantu bari babizi. Papa arambwira ati gitifu banyita gitifu hano ati gitifu ibintu uri kuvuga ni ukundi ndabwira yes ntabwo ari kuvuga nanyeganyega ati okay ati niba ari uko bimeze noneho reka ngufashe inkuru gitangaza. Nuko sinzi ibyo mama yantumye nkomeza kugenda mu kugenda ariko numva nasubira inyuma nkajya kureba ko umuntu akiri muzima. Gusa kibonke yarabageze mfite icyizere nk'umuntu w'umugabo ndamutambutsa ndagenda mwikurura akenda kumbi kibonke nawe nakabaraga ntabwo yishobora mu munyabwoba arambwira ngo ntabwo ndeba ubwo ndagenda mu ntebe nzicawe nakira ko Chantal yapfuye. Gusa mwabantumwe nabayeho nk'imfubyi muri uyu mujyi. Umuvandimwe nari mfite ni Chantal, nabayeho mbabaye umuntu wamazaga ni Chantal, mbuze inshuti mbuze buri kimwe kandi Imana izamfashe mbe hafi abana be kuko ntiyigeze atererana inshingano zanjye kuko nanjye nzarera abana. Urakoze. Arakoze cyane Cindy. Ubwo ubuhamya bwe buje agahinda kenshi ariko biragoye cyane kubona umuvandimwe mwabanye muri ubwo buzima. Biragoye cyane kubura umuntu mwasangiye kabisi n'agahiye. Nk'uko Apotre yabivuze umenyero ni imfubyi ariko n'ubu aracyapfusha umuntu akababara byakira. Muri kano kanya rero ndagira ngo nanone twakire umwe mu nshuti za Nyakubyara Chantal, umuntu baturanye igihe kinini, Mama Kariza. Niba ari hafi natambuke. araruka cyane asimana urugero n'ubusa cyangwa se umugani umwana arishyura ku ishuri ariko mumbabarire kuvuga gutya ntabwo ariko ubu turimo kubabona tutazi ahantu bavuye. Jumapira arabizi twaramuhamagaraga nijoro akavuga ati mbigenje ni mwiyeranje twaradukatakata nyine imihanda morali cyane twabona nyine yuko ababaye yashakaga nyine kwereka ko ababaye akabura uko abivuga we ati nshimira mu munsi ati sinshaka kurira mu maso y'abana nuko cyangwa se tukamujyana tukamuhuye yarageze aho ababaye cyane turababaye mu ihumure wese w'imfubyi akawugana
Germaine arakoze cyane, agarutse ku butumwa Apotre yari yatanze. Umukozi w'Imana rero ari n'igituka batabwizwa ukuri bagakomeza muri uwo murongo kandi utari mwiza. Niba Nyakubyaha Chantal koko yaratubereye umuturanyi mwiza, iyo yaratubereye umuvandimwe, uyu umwanya ukomeye cyane. Hari umuntu wabanye mwashara ariyo wafata umuntu umwe ugira icyo uvuga ubwira imbaga y'abantu babaye ushingira abantu baturutse iwacu namufashe nanjye mbashimiye mbikuye ku mutima wanjye kutuba hafi. Ntabwo biba byoroshye birenze byose umugisha. ni nyina Nyakubyaha Chantal. ni nyina Nyakubyaha Chantal. kugera mu mwaka wa 5 mbese arakomeza ariga arangiza wa 6 nibwo papa wiwe kugera mu mwaka wa 5 mbese arakomeza ariga arangiza wa 6 nibwo papa wiwe